nongeye kuguha ikaze mu gasobanuye kacu k'urukundo k'uyu munsi, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe agasobanuye kacu k'urukundo k'abakuze. Ngusaba ngo niba uri munsi y'imyaka 18 rwose ntufungure iyi video. Dutangira nyine barimo basomana kuri uruhande n'umusore n'umukobwa, kumbe ku rundi ruhande hari undi mukobwa mwiza wazamukaga kuri escalier bisa nkaho niwe yarimo azayerekeza hano aba bari. Hanyuma umukobwa araza kumanga ati fungura iki cyugi Jesus, ati fungura iki cyugi vuba. Hanyuma umusore agira gukita apfuka umukobwa bari kumwe ati ceceka Daniela, bisa nkaho umukobwa urangaha bamwise Daniela ati ataza kutwumva. Hanyuma umukobwa nawe akomeza gufungura urugi nyine, umukobwa ati fungura urugi ariko. Hanyuma umusore ati ariko Christine ati watuje kuko, bisa nkaho uriya mukobwa wacu bamwise Christine ati kumva wagira ngo wasaze Christine bimeze bite watuje. Umusore ati araza kutwica. Hanyuma umukobwa nawe akomeza komanga urugi, umukobwa ati ndavuze ni fungura urugi cyangwa gikubite hasi, aturanyumva neza. Hanyuma umusore nawe akomeza gufata urugi nyine ngo umukobwa atabinjirana, bisa nkaho umusore urangana guturamye ngo apanga ikintu uriya mukobwa nawe. Umusore ati Christine ati ufite iki kibazo, aturashaka iki kuko, ati ngende muri douche ati ndi koga. Umukobwa ati ntabwo mbyitayeho, ati fungura urugi vuba, ati fungura urugi, ati kari n'ubundi nta kintu gishyashya ngiye kureba, ati n'ubundi byose narabibonye, ati fungura mani fungura. Umusore uranga bisa nkaho bikomeza kumucanga nyine. Hanyuma umusore agira gukita afata umukobwa bari kumwe azashaka aho muhisha nyine. Hanyuma umusore agira gukita afata umukobwa aza kumuhisha muri bya bibafuta bogeramo nyine. Umusore ati uryamemo hano, ati uceceke, ati utaza kubumbura akanwa kawe, ati uceceke. Hanyuma umusore yita asubira gufungura uriya mukobwa nyine, ni turamenya ngo ni ibiki byambira hagati y'aba bombi nyine, hagati y'uyu mukobwa n'uyu musore. Hanyuma n'uriya uri gukomanga ku rugi nyine, nta kindi cyabaye. Umusore yahise aza gufungurira umukobwa nyine, umukobwa ari nakakomeza gufungura urugi gukomanga ku rugi asaba umusore gufungurana. Umusore wacu bise Jesus, umusore agira gukiyaza gufungura urugi, nta kindi cyabaye nyine urabyumva nawe. Umukobwa yahise agira gutya barinjiye katurore, umukobwa ati biti. Hanyuma umusore igira nkaho nta kintu cyabaye. Umusore ati urishimye noneho se? Gusa umukobwa yinjiye mu nzu agenda areba ahantu hose nyine, bisa nkaho yakikakitse umusore nyine, cyangwa se atari gushira amakenga umusore nyine uri ahangaha ngo bamwise Jesus. Hanyuma umukobwa akomeza kugenda areba ahantu hose mu nzu, gusa umusore ubona ko nafite ubwoba nyine. Hanyuma umukobwa ajya kwegera cya kibafuta wa mukobwa aryamyemo, umusore itamukura ati sheri, ati ngwino hano rwose sheri, ati ngwino. Bisa nkaho umukobwa uranga bise Christine n'umusore uranga bakundana nyine, umusore bise Jesus. Umusore ati urabona ko nta muntu uri hano rero, ati reka dufatirane rwose amahirwe tugira ibyo twikorera. Hanyuma wa mukobwa nawe bisa nkaho ari umukobwa wacaga inyuma uyu mukobwa wundi uri ahangaha nyine kuri ya musore. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine, umusore wacu bise Christine n'umusore wacu bise Jesus bahise bajya mu byabo nyine, mu gihe wa mukobwa wari maci inyuma uriya mukobwa waryamye mu kibafuta bukira ahangaha. Hanyuma umukobwa mu gihe yari maririra muri bafuta biranga batangiye no kumutaho imyenda nyine, urabyumva nawe abandi byo bari barimo, ariko bagenda bamutaho twenda twabo nyine. Hanyuma ibyo byararangiye tugaruka kuri uruhande nyine, wa mukobwa wacu bise Christine arimo aganira na wa mukobwa twabonye wari maci inyuma na wa musore nyine, bamucana inyuma n'uyu mukobwa. Umukobwa ati uriya muntu ni umusazi rwose, uteze ko yatsabye 1600 ngo kwikanzu, ati rwose naramubwiye ati ubwo uri umusazi, ati urimo uratekereza iki Daniela? Bisa nk'umukobwa uranga bise Daniela nize muri mu bitekerezo bya kure. Umukobwa ati inshuti yanjye, ati rwose uri kure cyane, ati sinzi impamvu mbona utanyitayeho. Kumbe abakobwa bari ahanga ngo ni inshuti rwose, bisa nkaho baziranye nyine ari inshuti. Umukobwa ati rwose ntabwo nigize nsinzira pe, ati n'umutwe uri murange nyine kubera ntasinziriye rino joro, ati rwose ntugire ikibazo. Umukobwa ati humura, ati reka njye kugushakira imiti noneho. Undi nawe ati oya ati byihorere, ati nta kibazo rwose. Kumbe abakobwa baranga ngo ni inshuti rwose, ngo ni inshuti magara. Twabonye umwe mu mukobwa uranga bise Daniel arimo araca inyuma mugenzi we ku boyfriend we cyangwa se ku mukunzi we. Nyuma umukobwa uranga bise Christine ati ndashaka kugira ikintu nkubwira rero, ati kandi ndashaka ko untega amatwi nyine ukacyitaho. Hanyuma mugenzi we bise Daniel ati nta kibazo mbwira rwose, ati nteza amatwi. Nyuma umukobwa uranga bise Christine ayumvira nyine, ati ndatekereza rwose Jesus arimo aranca inyuma. Umukobwa ati ngo iki? Umukobwa yigira nkaho nyine atabizi, cyangwa se
nta makuru bifiteho kandi twe twibonye ko ari bari gucana inyuma uyu mukobwa nyine cyangwa se uyu mukobwa mugenzi we w'inshuti yari uri kumuca inyuma. Uyu mukobwa uranga bise Christine ati rwose maze iminsi mbona yitwara nyine mu buryo budasanzwe, asigaye asubiza message zanjye atinze cyane, ati rwose ndikumva ndi kure cyane pe, ndikumva ndi kure pe. Ati ariko uzi n'ikindi, ati n'ubundi ntabwo ndi butuze ntaravumbura umuntu bari kuncana inyuma rwose. Kugura ngabi se Daniela ati Christine ati rwose nawe uri gukabya pe, ati nawe uri gukabya rwose. Ati se ubundi mumaranye igihe kingana gute? Ati si imyaka 3. Ati rwose Christine we, ati mu couple yose y'abantu bakundana nuko abameze ati bafite ibibazo, ati ni ibintu bisanzwe rwose mu couple yagira ibibazo. Ati ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko nyine umuntu ari kuguca inyuma cyangwa se boyfriend ari kuguca inyuma. Umukobwa ati Christine ati oya ati ndashaka ko kino kintu gishyira mu mutwe wawe. Ati umuntu w'umugore yari yumvamo ibintu rwose ntago aba yibeshya. Ati umugore yari ariyumvamo ibintu nyine biba ari ukuri. Ati wenda ushobora kuba uri mukuri atarimo no kunca inyuma. Ati ariko ndashaka kwiyumvisha ko nyine nta kibazo kiri hagati yanjye na Jesus nyine, ndashaka kwiyumvisha ko Jesus nyine atabitinyuka ngo ace inyuma. Umukobwa uranga bise Daniela rwose ari no guca inyuma mugenzi we ngo w'inshuti magara turi kubona hano nyine. Umukobwa ati cyane rwose ati Jesus ntago ari kuguca inyuma. Gusa umukobwa uranga abona ko nyine nawe kuba aca inyuma mugenzi we bitamuhaye amahoro nyine, bisa nkaho adatekanye rwose. Urabona ko umutima w'umucira urubanza nyine kuba aca inyuma mugenzi we noneho kuri boyfriend we. Umukobwa yaje hanga atangira gutekereza ibitekerezo byinshi, gusa nyine ubona ko mu mutwe we nawe nyine ibyo arimo bitamushimishije cyangwa atishimiye kuba aca inyuma uriya mukobwa w'inshuti. Gusa umukobwa nawe uranga bisa nkaho akunda uriya musore cyane ndetse ameze nk'uwamwimariyemo, ndetse ngajya anafuhira nyine uriya mukobwa w'inshuti ye yari kumwe n'uriya mu boyfriend we cyangwa se uriya mukunzi we. Hanyuma tugaruka kuri uruhande wa mukobwa wacu bise Daniela yararyamye hariwe mu wamwinjiranye yipfutse gutyo. Azamubwira ati Daniela ati cicika wisakuze, ati wisakuza ningewe. Kumbe ni wa musore wacu bise Jesus we winjiye mu cyumba cy'uyu mukobwa nyine yipfutse. Kuko ati Jesus urimo kuri bicyuzi ko warunyishe neza. Umusore ati nyine mbonye amahirwe nta muntu uri hano nyine mpitamo kuza kandi ndabona nta muntu wamenye. Kuko ati cyane n'ubundi ndi jyenyine. Umusore ati koko, ati none se waretse tugafatirana nyine amahirwe tukagira nyine ibintu twikorera, tuko n'ubundi nta muntu uri hano. Kuko ati oya ati ntago rwose ntago mbishaka, ati kandi n'ikindi ntago meze neza rwose. Umusore ati ariko ufite ikihe kibazo? Ati ni ikibazo nyabaki ufite? Umukobwa ati ndumva mpangayikiye Christine rwose. Ati ndi gutekereza ko atangiye kudukeka. Umusore ati okay none niba ari uko bimeze reka ngiwe nawe dutandukane niba ari ko bishaka. Umukobwa ati oya ati oya rwose ati oya twe gutandukana pe. Umukobwa ati none se uri kuvuga ko uramutse baguhaye guhitamo hagati yanjye na Christina wahitamo Christina? Umusore ati cyane rwose, ati ariko n'ubundi ndakeka n'igisubizo wowe usanga ukifitiye ukizi. Ati kandi n'ubundi ugomba gukora amahitamo cyangwa se ugomba guhitamo ni wowe. Nyuma yo gusiga Christina ibintu byacu tukabishyira kuri public cyangwa se tukabishyira ku karubanda, ese utekereza ko ari nde? Utekereza ko abasha guhangana n'abantu baba bari kuvuga bati reba kari agakobwa kibye sheri wako inshuti yako magara? Ati ibyo bintu kubitekereza, ati byose ni ibyawe. Niba ushaka ko tubishyira kuri public abantu bakabibona bakajya buraba nyine bavuga ngo watwaye sheri wawe, watwaye inshuti yawe magara sheri we, ati bitekerezeho wumve. Hanyuma nyine na kindi cyabaye umukobwa atangiye kubitekerezaho nyine. Hanyuma tugaruka kuri uruhande b'abakobwa bombi basutse ni Christine na Daniela. Christine abaza Daniela ati se nibiki bijya mbere? Ati mbere na mbere kwanza banzo ziri ku musatsi wawe, nta nubwo ndi kubona isura yawe neza. Hanyuma amuhiza akabuno k'umusatsi, umukobwa nawe aziri ku musatsi.
gusa umukobwa urangabe se Daniela nyine ubona ko nawe adatekanye rwose adafite amahoro. Umukobwa ati rwose urabona ko umeze neza ati sha umusore uzagukunda cyangwa se umusore muzakundana rwose azaba yishimye pe. Umukobwa urangabe ati cyane rwose ati noneho rero mbwira ikintu kiri kukubangamira kiri gutuma nta mahoro ufite ati ndabona uri ndi kure ati umaze iminsi umeze nk'umuntu wacanganyukiwe ati mbwira rwose ati urabizi kandi ko wanyizera rwose ukambwira buri kimwe ati turi inshuti pe. Umukobwa urangabe se Daniela bisa nkaho yabuze ahantu ahera nyine ngabwire uyu mukobwa Christina nyine kamuca inyuma cyangwa se nawe akundana na boyfriend w'uyu mukobwa. Umukobwa ati nyine Christina nyine urabyumva nyine. Umukobwa ati nyine ni ibiki nyine mbwira ni ibiki ati ni ikihe kibazo ufite ikihe kibazo. Hanyuma muri uka mwanya telefoni y'umukobwa Christine birasonye ati buretse gatoya ati ndabona ari Jesus. Hanyuma bisa nk'ari wa mu boyfriend w'uyu mukobwa wari umuhamagaye nyine. Umukobwa ati bite sheri ati ndi kumwe rwose na Daniela turi kuri cafe turi gusangira agakawo ati cyane rwose ati nta kibazo rwose turaza kubonana nyuma nta kibazo ati urabeho. Umukobwa uranga nyine bisa nk'arimo avugana na Jesus cyangwa se boyfriend we ataramenya ko aca inyuma ku mukobwa uri aho ngaho w'inshuti ye magara bari kumwe nyine. Umukobwa ati ngambwira undi ati ntacyo bivuze ati ntacyo bivuze rwose ati nta kibazo ati ariko inshuti rwose birahagije pe ati wambwira pe ati aha ati nabimenye ati nakimenye rwose ikintu kiri kukubangamira ati ni ukuvuga ngo ex wawe yongera guhamagara sibyo ex wawe yongera guhamagara. Umukobwa ati nuko nyine nuko bimeze nyine ati ex wanjye yongera amamagara ngarashaka ko dusubirana. Umukobwa ati ndabyumva rwose inshuti yanjye ati rwose urabizi nyine uko wanyizera nyine ati nkuko nanjye mwizera ati ntabwo ngucira urubanza rwose ati kandi uretse n'ibyo ngibyo ufite uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka. Umukobwa urangabe se Daniela bisa nkaho nyine yabeshye mugenzi we nyine cyangwa se adashaka kumutangariza cyangwa kumubwira ukuri nyirizina cyangwa se yagize ubwoba bwo kumubwira ibyo ashaka kumubwira n'ubundi. Hanyuma tugaruka kuri uruhande wa musore wacu bise Jesus yari mu modoka hano hari uwirimo ahamagara ngo ngwino riko kumbe wa mukobwa wacu bise Daniela. Hanyuma umusore wacu Jesus yaraje gutwara wa mukobwa n'ubundi aca inyuma kuri sheri we. Hanyuma umukobwa yinjiye mu modoka umukobwa ati wamenye gute ko nari ndi hano se. Umukobwa ati umusore ati nabyumvishe muto. Umusore ati nyine urabona njye na Christina tumaze igihe tukuvugaho ati ariko ntabwo wagerageza ko gukitwara neza ku buryo Christina atagukeka. Umukobwa ati ntabwo Christina nyeka pe ati twavuganye kare. Umusore ati ariko muri iyi minsi ntabwo umeze neza pe ntabwo ugaragara neza ntabwo wishimye kuko. Umukobwa ati shamba nishimye nyine iyo turi kumwe. Umusore ati koko. Umukobwa ati cyane nyine ati urabona umukobwa agira gutya afite akabanuye rero mu nshuti we cyangwa se mugenzi we yamuhaye ngo agashyire mu musatsi agashyira hano mu modoka. Umukobwa ati nyine reka tujya ahantu kure nyine ahantu batatuzi ahantu nyine nta muntu n'umwe utuzi ahantu nta muntu n'umwe uzaducira urubanza nyine aho tuzaba tumeze nk'abagenzi nyine nta muntu utuzi ari ngewe nawe twenyine tu. Umusore ati nyumva Daniela ati ibyo bintu rwose byaba ari byiza pe ati ariko ngewe nawe nyine biragoye pe biragoye rwose ati biragoye rwose. Umukobwa ati erega n'ubundi amukupure yose atangira nyine ari uko bimeze ati tangira bigoye. Umukobwa agira gukita asoma umusore kumbe mukumusoma amusigaho bya rouge yarevuriye ku mwijosi. Umukobwa ati isura shaka icyo ubundi. Umusore ati okay niba ari uko bishaka ati ndaza kubitekerezaho noneho ati ariko reka manze mugezi wanyu ati kuko ngiye gusohokana na Christina. Umukobwa ati nibyo nyine kubera ko wamutumiye ngo musohokane. Umusore ati ariko urabizi ko ngiwe nawe ibyo ngibyo tutabikora ati ntabwo twakwishyira ku karubanda ubwo se hagize umuntu utubona wenda turi nko muri cafe ntabwo wumva ukuntu byaba bimeze. Hanyuma nyine urubyumva nawe nta kindi cyabaye umusore yagize gutya afata umukobwa ngo amutware iwabo.
ibyo byararangiye tugaruka ku rundi ruhande hano wa mukobwa wacu bise Daniela arimo yivugisha hano ati umbabarire inshuti yanjye ari kariba ifoto ari kumwe na mugenzi we bise Christina cyangwa se inshuti ye ati umbabarire rwose. Umukobwa arimo yivugisha ati rwose ibi bintu ntabwo nabigumana pe, ati rwose umbabarire, ati umbabarire rwose, ati cyane Daniela, ati rwose, ati uwo ntabwo ari wowe pe, ati uwo ntabwo ari wowe. Umukobwa arimo yireba hano mu ndorerwamo nyine arimo yibwira ati uwo ntabwo ari wowe rwose, ati kuri iyi sara abagabo benshi cyane bagushaka, ati gira kwitambika rwose mu mubano w'inshuti yawe, ati nta n'isoni ufite koko, ati urumva nta soni ufite no kuba uri kwivugisha mu ndorerwamo rwose, ati reka umugabo w'abandi ugenda ubwire buri kimwe cyose Christine. Kubwo uranga bisa nkaho arimo yivugisha nyine, bisa nkaho ashaka kujya kwicuza kuri mugenzi we cyangwa ku nshuti ye. Umukobwa ati Christine rwose inshuti yanjye ntago akwiye bino bintu rwose, ntago akwiye kumunaka wenda kumuca inyuma kandi ari inshuti yanjye, ati nkwiye gukora ikintu cya nyacyo, ati uraho urukundo. Kumbe tugaruka kuri uruhande bisa nkaho wa musore yari yahuye na wa n'umushuti we cyangwa se na girlfriend we Christina. Hanyuma umukobwa yagize gutya amusoma ku ijosi, nawe mu kumusoma ababonyeho mugenzi we yari yamusomye. Hanyuma yitegereje hano mu modoka abona kakabano ko mu mutwe yari yahaye wa mushuti we. Hanyuma umusore ati sheri, ati nyine nari nakubajije ati nicyo ushaka. Umukobwa ati nyine umbabarire, ati ubundi se wowe urashaka ko tujya hehe, ati aho ujya aho unshaka hose rwose turajya aho ngaho. Hanyuma umusore ati okay nta kibazo none njye uri buhitemo aho tujya. Gusa umukobwa urangaye yarabonye akabano yari yahaye mugenzi we cyangwa se ya nshuti yiwe ngo agashyire mu musatsi kare, akabona mu modoka y'umukunzi we cyangwa se boyfriend we hano. Hanyuma ko bagasohotse muri cafe bisa nk'umukobwa ataratekanye nyine, ubona ko nta mahoro afite. Umusore ati eko Christine, ati bimeze bite, tufite iki kibazo? Umukobwa ati nta kibazo mfite, ati nta kibazo rwose, ati meze neza rwose, ati nta kibazo. Umusore ati ariko wari umeze neza igihe nazaga kugutora, ati ndabona umeze neza tu, ati none ndebera ukuntu umeze rwose, reba ukuntu umeze. Umukobwa urahanga bisa nkaho adashaka kubwira boyfriend we cyangwa se umukunzi we ibyo yabonye. Kuko mwanya wa mukobwa bise Daniela yise yandikira umusore ati Jesus, ati ndagushaka byihutirwa, ndashaka ko hari ikintu cy'ingenzi nshaka ko tuganira. Hanyuma umusore agira gukita afunga telefone. Umukobwa ati byibagirwe Jesus, ati nta kibazo rwose, ati nta kibazo mfite ngewe, ati nyine nuko naniwe, ati ahubwo weho urangiza icyo kunywa cyawe ubundi ndashaka kwitahira mu rugo, ati hari ikibazo? Umusore ati okay niba ari uko bimeze niba ushaka gutaha gutyo nyine, ati ntacyo tugende nyine dutahe. Hanyuma umusore agira gutya barahagurutse nyine. Umukobwa ati hari ikintu kimwe ngiye kugusaba ariko, ati ndashaka kunjyana kwa Daniela ntunjyane mu rugo iwanjye. Umusore barikanze ati oya, ati reka ati reka ndakujyana iwanyu, ahubwo ndakujyana iwanyu ngewe. Umukobwa ati okay nta kibazo, ati unjyana aho ushaka rwose, ukora icyo ushaka. Umukobwa uranga bisa nkaho yari ashatse nyine kuhita ajya kwa mugenzi we cyangwa se ku nshuti ye magara, bisa nkaho wenda yari agiye, ntabwo tuzi ngo yari agiye gukora iki. Hanyuma tugaruka kwa Daniela cyangwa se kwa mukobwa uca inyuma mugenzi we nyine hano kuri boyfriend we. Yari hamagaye umusore cyangwa se yandikiye umusore ngo amusange hano, hari ikintu cy'ingenzi ashaka kumubwira. Umusore ati mbwira ikintu cy'ingenzi, ngambwira ikintu cy'ingenzi ushaka kumbwira. Umukobwa ati Jesus, ndashaka kubwira Christine buri kimwe cyose, ati ndashaka ko ibintu tubirangiza. Umusore ati kuko? Umukobwa ati cyane rwose, ati kandi mbanje kubikubwira rwose, ngiye kubwira Christine ndamubwira buri kimwe cyose twakoze. Umusore ati oya uramenye, ati Daniela, ati utabitinyuka, ati ubuzima bwacu bwose ari ubwangije uburangije. Umukobwa ati ngiye bino bintu ariko ntabwo nakomeza kubana nabyo, ati kandi Christine akeneye boyfriend mwiza w'umwizerwa kuri we, n'inshuti magara igize. Umukobwa atarayisoza kuvuga mugenzi we Christine barinje ati n'inshuti magara rwose itajya kuryamana n'inshuti na boyfriend wanjye. Umusore ati Christine urakora iki hano? Umukobwa ati cyagiye ngusaba kuza hano, rega hari impamvu nari nabigusabye, ati ntabwo napfuye kubigusaba gutyo. Umukobwa igira gukita kuri kakabana ati rega n'ubundi nabyiboneye byose, nabyivumburiye ngiye ku giti cyanjye.
umukobwa yabise Daniel ati Christine ati byose ndabigusobanurira. Umukobwa ati nsobanurira iki? Umukobwa agira gutya bamukubise urushyi ati uransobanurira ibiki? Turansobanurira iki? Aturashaka kunsobanurira uburyo mwamfungiranye mwimbi se? Aturashaka kunsobanurira uburyo wateretanaga na boyfriend wanjye se? Ati mwese murimo muranseka muri kumwimutsika. Ati mbwira ikintu ugiye kunsobanurira. Umukobwa atari kubivuga gutyo Christine ati wivuga gutyo rwose. Ati ndagusabye pe. Ati nashaka kwicuza nkakubwira buri kimwe, nkakubwira nyine ko ariko Jesus nyine nakubwira ko Jesus atari umugabo ugukwiye rwose. Umukobwa ati hanyuma wowe se? Ati ntabwo yacaga inyuma kuri wowe se? Ati se bundi mwatekerezaga iki? Ati mwatekerezaga ko niyicuza akambwira byose nawe nzakubabarira se? Ati uri umunyamafuti Daniel, ati uri umunyamafuti ukomeye cyane. Umukobwa ati ndabizi rwose ko ibyo nakoze nyine nakwiriye n'imbabazi. Ati rwose ndabizi sinkwiriye n'imbabazi. Ati ariko rwose mbabarira pe, ati nifuza kwicuza buri kimwe cyose nkakubwira buri kimwe kuko ntabwo bino bintu byatumaga ntasinzira pe. Ati ntabwo nari nishimye. Ati ntabwo nari nishimye habe na gato. Hanyuma umusore agira gutya ashaka aza yegera wa mukobwa bise Christine ati ntunyegera, ati ntunyite na shiri wawe. Ati rwose ndarahiye rwose, ati n'uyu mukobwa wezaga nyikururaho. Umukobwa agira gutya bamukubise urushyi nawe ati kugira umunyabwenge Jesus. Ati mwese munyumve neza mwese. Ati sinshaka kongera kubona mu buzima bwanjye. Musore urangana we yaratangiye gufata amakosa ayashyira ku mukobwa nyine, umukobwa ni waje amwikururaho. Umukobwa ati wa musore we tubuze urukundo rwawe rw'ubuzima bwawe bwose. Ati hanyuma nawe Daniel ati inshuti y'ubuzima bwanjye bwose koko? Atukanca inyuma ku mukunzi wanjye kuko narakwizeye. Ati nawe sinshaka kongera kubona mu buzima bwanjye. Umukobwa agira gutya bavuye aho ngaho nyine afika byose birangije nyine atifunga abwira bombi ko atashaka no kuzongera guhura nabo mu buzima bwabo. Hanyuma umusore abonye bigenze gutyo yaje yegera wa mukobwa bise Daniel. Umukobwa nawe aramwiyaka ati mvaho, ati ntunda muriho. Umusore ati bite byawe atari kugize iki, ufite iki kibazo? Ati si washakaga se ubundi? Ati washakaga kunyiharira? Ati si wanshakaga wenyine ubundi? Umukobwa ati oya, ati si binashakaga, ati ahubwo ndashaka kuva hano ukagenda ugatumuka ukavanga. Ati ntuzongere no kugaruka kundeba. Ati sohoka. Ati sohoka, ati ndashaka kuva hanga. Ati genda uvanga Jesus. Ati genda. Umusore uranga nyine nayo bahise bamwirukana bamukora aho ngaho. Umukobwa Daniel nawe baramwirukana nyine. Umukobwa ati Christine rwose yari mukuri pe. Ati ibintu byose imibano yacu yose ndayirangije. Ati ntabwo nari nzi ko ibi bintu bizarangira gutya, ko bizarangira njye na Christine dutandukanye, ubushuti bwacu magara bwose bukarangira nkanamutandukanye n'umukunzi we. Hanyuma rero nguko byagenze nyine aho umukobwa yarangije cyangwa se byarangiye atandukanyije umucuti we mugenzi we n'umukunzi we, bikarangira bose nta numwe nyine ugize icyo yungukira muri uwo mubano wose nyine uretse gucana inyuma no kubabazanya gusa nyine. Hakaba ari n'agafilime kacu karangiriye ngusaba gukomeza kubana natwe, kuri subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.